Batoni b'Imana nimukomere. Niba Imana turi kumwe ninde waduhangara? Dore amasomo tuzirikanaho none ku cyumweru tariki 21 Kamena 2020, aho hano mu Rwanda duhimbaza umunsi w'abahawe Imana b'i Bugande, Karoli Rwanga na bagenzi be. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 7, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Zaburi ni 124. Isomo rya kabiri niryo mwebara wa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8, umurongo wa 31 kugeza ku wa 39. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 12, umurongo wa 24 kugeza ku wa 26. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nuko Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Batoni b'Imana nimukomere. Tertullian, umwanditsi wa Kiliziya Gatolika w'Umulatini, mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo ba mbere mu kinyejana cya 2 ndetse n'icya 3, yaravuze ati, Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs et semence des chrétiens. Amaraso y'abahowe Imana ni imbuto y'ubutagatifu. None kuri iki cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe turahimbaza umunsi mukuru w'abahowe Imana b'i Buganda, Karoli Rwanga na bagenzi be, aho busanzwe bibukwa tariki 3 Kamena, ariko by'umwihariko kubera impamvu z'ikenurabushyo mu Rwanda, inama y'abepiskopi iwuhuza n'umunsi w'abarayiki, bigahimbazwa ku cyumweru cya mbere nyuma y'iminsi mikuru ikurikira Pentekosti. Amasomo atagatifu n'ubuhamya bw'abahowe Imana biradufasha kuzirikana ku ngingo remezo yo kwitanga. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo umwami Antiyokusi yatoteje kandi akica rubi abavandimwe 7, akabahatira kurya inyama zatuwe ibigirwamana, ariko bo kubera gukomera ku Mana banga kwihumanya, bemera gupfa kigabo gitwari. Baba batya abahamya kuko bari bizeye izuka, ubugingo bw'iteka. Umubare 7 muri Bibiliya mu Giheburayi ni zayin, intwaro, kurwana urugamba rw'ukwemera ukagera ku butungane. Paulo Mutagatifu aradukomeza mu isomo rya 2 adusaba gushikama mu byago, ibitotezo, agahinda, ndetse n'imbere y'urupfu yewe tukirinda kwitandukanya na Kristo. Nuko rero tukigana Kristo wabiduhayemo urugero, kuko Ivanjili yabitwibukije kuwitanga ameze nk'imbuto ibanza guhuguta kugira ngo yere nyinshi. Bavandimwe rero, mu kwitanga reka tuzirikane ku buryo batisimu itangwa muri Kiliziya nk'ikimenyetso cyo kudusukura, ndetse n'ingero zifatika zo kwitanga. Ingingo ya mbere, uburyo butatu bwa batisimu. Batisimu nk'ikimenyetso kidusukura, ikaba n'urufunguzo rwo kwinjira mu ngoma y'ijuru. Nibyo koko winjira mu ijuru ari ukuri intungane, wa mubare 7. Hari uburyo butatu bw'ingenzi muri Kiliziya Gatolika umuntu ashobora kubatizwamo: amazi, amaraso n'icyifuzo. Batisimu y'amazi, baptême de l'eau, hari ubwo bishoboka kubanza kwigishwa ukabona kubatizwa. Basuka amazi bavuga amagambo y'ubutatu butagatifu. Naho batisimu y'amaraso, baptême du sang, le martyr, ni umuntu nubwo ataba yahawe batisimu y'amazi apfa aho imyemerere ye ya Gikristo, agahorwa Imana. Hanyuma batisimu y'icyifuzo, baptême du désir, ni umuntu ushobora gupfa yaratangiye urugendo rwo kubatizwa nk'umwigishwa, kubera uko kwemera ko nicyo cyifuzo cyiza apfanye akaba arabatijwe. Amasomo y'uyu munsi n'izi ngero z'abahowe Imana b'i Buganda higanjemo uburyo butatu bwa batisimu nk'ingero nziza zo kwitanga. Ingingo ya 2, ingero nziza zo kwitanga. Muri iyi si hari abantu benshi bakize kandi bamwe bagahereza abandi, ariko ni bake bitanga. Ushobora gutanga ariko utitanga. Mu kuzirikana kwa Makabe 7, none ku munsi wa 7 reka tuzirikane ku ngero 7 zirimo kwitanga: buji, umunyu, imbuto, abamakabe, abamaritiri b'i Buganda, abasaseridoti na Yezu. Buji n'umunyu, aho Yezu avuga ati, muri urumuri rw'isi, muri umunyu w'isi. Kugira ngo buji itange urumuri abantu bave mu mwijima babone, buji ibanza gushya igakongoka. Kugira ngo umunyu ukore uryoshye ibiryo ubanza gushonga ugashira, abantu bakaryoherwa. No ku rubuto baravuga ngo ikikubwira urubuto rwiza kandi ruryoshye nuko badahema kurutera imijugujugu n'amabuye, bamwe bashaka kurwiba
cyangwa kurwangiza, buri wese aba yifuza kururya. Ni nabyo Yesu yatubwiye none ati, imbuto y'ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Urugero rw'abamakabe twumvise mu isomo rya mbere, banze guhemukira Imana bakanga kurya inyama. Inyama zisobanura ibintu byose biryoshye kandi bihenze: amafaranga, abagore, abagabo, inzoga n'indi mitako myiza bagutereka imbere nk'ibishuko bishobora kugukura mu murongo w'Imana. Iyo ukurikiranye uburyohe bw'akanya gato ushobora kugwa kuri izo nyama. Akaba umukobwa baherutse kubaza bati, inshuti yawe magara iguhaye miliyoni 5 ngo uyitize umugabo wawe bararana ijoro rimwe, wabyemera? Nuko arabasubiza ati, niba atari ukumutwara burundu, yewe nanamwongeza, icyo kiraka sinakitesha. Ye baba we! Cyakora abavandimwe, iyo wigo mu cyifata uba intwari, kandi igihembo cy'intwari ni ijuru, ni bwa butungane. Abahowe Imana b'i Bugande Karoli Rwanga na bagenzi be ku ngoma y'umwami Mwanga bakurikije iri tegeko ry'abamakabe, baba abahamya b'urukundo rwa Kristo. Ubwo benshi batotezwaga bazira kwigisha iby'Imana, mu gihe bari bari kumutwika yaravuze ati, urantwika ariko ni nko kunsukaho amazi ngo unyuhagire. Urundi rugero ni umupadiri. Umupadiri serviteur, nk'umugaragu wa Kristo n'abakristo, ahamagariwe kwerekana Kristo no kumwitangira. Yitwa nanone enome manje, witangira abandi, nushira kugira ngo abandi bashishe. Hanyuma Yezu ku ndunduro nirwo rugero rurenze rwo kwitanga. We arapfa kugira ngo tubeho, akababara kugira ngo tubabarirwe. Ati, ukunda ubuzima bwe arabubura. Abahowe Imana bose bigana Kristo witanze ku musaraba ngo adukize, akamena amaraso ye ngo tubeho. Ese muyobozi, mu Kristo, nawe witeguye kumena amaraso yawe ngo abushinzwe babeho, aburera babeho? Burya amaraso yose ntabwo asa n'umutuku. Akaba umwana wanze ko muganga amwongerera amaraso ngo arabona bazanye agashashi k'umweru, kandi asanzwe azi ko amaraso agira ibara ry'umutuku. Muvandimwe, uko amaraso yari umutuku ashobora guhindura ibara bitewe n'uburyo bashatse kuyabikamo, ni nako umukristo wese ashobora kugira uburyo bwinshi ashobora kumenamo amaraso, agahorwa Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Umunsi umwe umukobwa Mariya wari mwiza pe, yaje kugira ibyago. Ababyeyi be bombi bitaba Imana mu gihe akiri kwiga, kandi niwe wari mukuru iwabo, agomba no kwita kuri bene wabo bose bavukanaga ko ari 7. Nuko haza kuboneka umugabo ufite urugo yanigishaga Mariya. Nuko aramufata amurihira amashuri. Mariya arangije no kwiga, wa mugabo amuha akazi kamuhemba menshi. Nuko rero umunsi umwe wa mugabo akajya ashaka kugira ibyo asaba Mariya, ariko Mariya akamwangira kubera inshingano yari afite zo kwita ku bavandimwe be. Nuko wa mugabo agahimba andi mayeri akamwongeza amafaranga menshi ku mushahara we, ariko Mariya amubera ibamba. Wa mugabo yatangira kumwandikira ati, sheri. Mariya akikiriza ati, yes papa, karame papa. Wa mugabo yakumva ijambo papa akumva riramuzitiye. Nuko uko yakomezaga yita Mariya sheri na Mariya amwita papa, Mariya we akamushimira ko yamufashije bikomeye, ko yamubereye umubyeyi, niwe papa yasigaranye, ko adashobora kuryamana na papa we. Umugabo yakumva ijambo papa isoni zikamwica. Bigeze aho aza gusaba Mariya imbabazi ati, ndagushimira mwana wanjye ko wamfashije kumva ko ndi umubyeyi. Imana izaguha umugisha. Nshuti babyeyi bavandimwe, usibye irari ry'umubiri ryagukwega ryo kurya inyama zitemewe, ubundi ntawe uryamana na mushiki we na musaza we na nyina na papa, ntawe uryamana n'umwana we, ndetse n'umukozi ukoresha cyangwa umwana wareze. Ni amahano kuryamana nabo bose. Mu Kristo muvandimwe, iyi si ikeneye abahamya ba Kristo atari mu magambo ahubwo mu bikorwa. Nuko rero ube nka Mariya uticuruza, nawe wikomereho. Wirinde guhemukira bene wanyu kirabushinzwe, uwo mwashakanye. Ukirinda gusenya ingo z'abandi, ukirinda gushuka no kugusha abandi. Kandi niba ubona waratanye, garuka vuba, Kristo aragukeneye. Burya hari ibintu bitatu uzajya wirinda kurekura, kuko bitongera gusubira inyuma, ntibyongera kugaruka. Igihe wataye, umwambi warashe, n'ijambo wavuze. Iyo wibeshye ukarekura ijambo sheri rikava mu kanwa kawe, kurigarura biravuna. Sheri ni ijambo rizengereza, bamwe rikabasaza, abandi rikabirukansa. Muvandimwe, niba utarakoye umuntu cyangwa ngo agukwe, irinde gukomeza umuhata ngo sheri. Natwe rero tube maso ku bisubizo twatanga byerekeye n'imyemerere yacu. Karame mubyeyi, karame papa, karame mwana wanjye. Ingero nziza z'ubuzima bwa buri munsi, kubaho mu kuri, kwifata n'ubudahemuka, bikurange buri munsi, uhorwe Kristo. Yezu watwitangiye, natwe duhe kwitanga uko wifuza. Amen.
Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mw'iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.